nongeye kubasuhuza nanone inshuti z'Imana, inshuti z'umusaraba, dufatanije amakuba. Niko Pawulo akundaga kuvuga ngo inshuti dufatanije amakuba yo muri iyi si n'ibigeragezo byose, cyane ko birivuga ngo nta kigeragezo na kimwe kigerageza umuntu Imana itakizi, cyangwa se ngo Imana imugerageze ikigeragezo kirenze ubwenge bwe, kirenze uko yizera. Imana igukigeragezo izi neza ko uzakirangiza, kandi ngo nta n'ikigeragezo kizakitari rusange mu bantu. Niyo mpamvu Pawulo akunze kuvuga ngo ndabasuhuza mu kivandimwe, inshuti y'abavandimwe duhuje ubwami bw'Imana n'amakuba byose. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Rero tugiye kugana n'undi ku ijambo Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, ibice ni 4, turasoma umurongo wa 27. Ijambo rifite titire ivuga ngo kandi ntimubererekere satani. Riravuga ngo avuga ngo kandi ntimubererekere satani, uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo, akoreshe amaboko ibyiza kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Imana ihabwe icyubahiro. Aya magambo Pawulo yayabwiye Abefeso, aravuga ati kandi ntimubererekere satani. Titire ijambo riravuga ngo kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Ngo kwera ngo kuzanwa n'abapagani kwabahenebereye. Rero aha Pawulo avuze ati kandi ntimubererekere satani, mumurwanye. None ndi jambo rivuga ngo murwanye satani nawe azabahunga. Kandi ni Yakobo warivuze ngo nimurwanye satani azabahunga, ariko nimumuha urwaho narwo azarwakira. Aha rero Pawulo avuze ati kandi mwebwe ntimubererekere satani, uwibaga areke kwiba, kandi mugerageze uko mushoboye kose mushaka ibyo umwami ashaka ashima. Imana ishimwe cyane. Ngo uvuga ibigambo bibi biteye isoni, magambo soni nke, magambo warimo ibibi biteye isoni, uwo ayareke, kuko ntacyo afashije abantu rwose, nta naho yamugeza. Kandi uwagiraga ubucakura nawe byose abireke, ahubwo agendere mu ijambo rivuga ngo ntitubererekere satani. Gahunda no kutabererekera satani. Imana ishime cyane. Ngo niba wari ufite ubucakura, niba wibaga, niba waneguranaga, niba wasambanaga, niba wanywaga itabi, ukanywa inzoga, ukanywa urumogi, kandi byose ukabikora, cyangwa se ugakora bimwe muri ibyo, ugashyushya inkuru, ukishima hejuru, ukavuga ibiteye ubwoba, kandi ukabikorana n'umurimo w'Imana, ibyo Pawulo yavuga ati ibyo ni ibintu by'abakristo b'abahenebere b'iminsi ya nyuma. Bazaba bafite ibintu by'uburyarya, bafite ibintu by'ubucakura bwinshi. Ariko mwebwe w'Abefeso ntimubererekere satani, mumurwanye rwose kandi mubikore. Haleluya. Kuko avuze ngo uwibaga ntakongere kwiba. Ngo abantu barasengaga kandi bakaniba. Umuntu agakora ikintu kandi akakora ikintu kandi akanasenga, byose bakabikora. Arangiza avuga ngo uwibaga ntiyongere kwiba. N'uwarogaga ntiyongere kuroga, n'uwaraguzaga ntiyongere kuraguza, mbese uwatukanaga ntiyongere gutukana. Ibibi byose mubikuremo, mu kanwa kanyu habemo yego cyangwa oya, kandi ngo ntimubabaze umwuka wera. Ntitubabaze Imana. Niko yavuze hano ku 10:30 ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Uwo mwuka wera ntimubabaze. Niyo ngo ibi byose nitubikora
tuzababaza umwuka wera, kandi ubanga umwuka wera tuzatubabaje Imana. Rero Imana iduhe gukora ibyo ishaka, ngo nuko rero mwiyambure igomwa ryose ry'icyaha. Umuntu wese uwakoraga nabi yiga gukora neza. Hano kuri 32 haravuga ngo mugirane neza, mugirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Ni ngo tunababarirane ibyaha. Umuntu wese ntago yabura aho asitaza mugenzi we, ariko tubabarirane ibyaha kandi tureke guteza umwuka wera agahinda, twe kumubabaza, dukora ibyo Imana ishaka, nibwo tuzaba n'abakristo beza Imana ishaka. Kuko muri iyi minsi turi mu minsi ya nyuma cyane, igoye cyane, nyine uri gusanga umuntu yiba kandi akanasenga, ugasanga umuntu ufite amagambo mabi, umuntu akora ibiteye isoni kandi akabifatanya n'umurimo w'Imana. Aha rero Paulo yavuze ngo mureke ngo kandi ntimubererekere satani. Uvuga ngo ntitubererekere satani, twiyambure umwambaro we. Hari imyambaro satani yatwambitse, iyi myambaro tugomba kwiyambura, tukambara umwenda mwiza udafite ibicumuro, udafite kugirirwa mwa ryose. Kandi nibe hari naho wacitse intege, ubuka kubwira Imana ikubabarire. Ni ijambo rivuga ngo ntitubererekere satani. Hari ibyo umuntu akora igifuti yarangiza akitwaza Imana, hari ibyo umuntu akora ikintu kibi akitwaza n'abantu, akaba ari we atangaho cyangwa se akaba ari we isobanuraho ngo nyine ngo banshutse cyangwa byagenze ukuboya. Ntitubererekere satani. Nuba ngo tugomba gukiranuka aho abantu batureba nabo batatureba, aho ahandi turi ntawe tuzi naho tukakiranukira. Ubwo nibwo tuzaba tutabererekeye satani, tukiyambura umwambaro wose n'igomwa ryose. Rero Imana iduhana umugisha. Ijambo rero narinda yahitemo ivuga ngo ntitubererekere satani, twiyambura umwambaro wose mubi n'igomwa ryose n'icyaha icyo ari cyo cyose, kubera ko imbere y'Imana ngo abone kubundi ibintu bibiri byonyine, ngo umugisha n'umuvumo. Kandi tureke gutera Imana agahinda, ngo ntimubabaze umwuka wera, kandi ntimutera agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho. Uyu mwuka wera twarawaye ngo atuyobore, ariko ntabwo dushaka kuyoborwa nawe. None kubera ko tuyobora ntituyoboke, turimo turawuteza agahinda. Imana itubabarire kuwuteza, kuyibabaza, mbese tuba dusubiza Yesu ku musaraba, tumukora muri za nkovu ze. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi ntimubererekere satani, mumurwanye nawe azabahunga. Kandi natwe tugiye gufata ingamba zo kumurwanya. Ntabwo byoroshye, ariko umwuka wera nitutamubabaza azadushoboza kumurwanya kandi tuzamutsinda. Imana iduhana umugisha. Murakoze.